Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru ari kugenda acaracara cyangwa se ari kugenda atradinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Muntu rero wakoze subscribe rwose tuguhaye ikaze, ndetse nawe utarakora subscribe rwose iki nicyo gihe cyo gukora subscribe kuri Rwagasabo News kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru agiye atandukanye agenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Kuri uyu munsi wa none rero nk'uko mwabibonye kuri title y'iyi video muhawe ikaze. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kubatembereza inzu ya nyakubahwa Jeannette Kagame, umudamu wa Perezida Paul Kagame, inzu y'akataraboneka yujuje mu mujyi wa Nyamata mu Bugesera. Muhawe ikaze rero kuri YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News. Icyo usabwa rero ni ukujya kure ya telefone yawe cyangwa se screen yanyu kugira ngo mubashe kubona cyangwa se mubashe gutemberezwa iyi nzu ya madamu nyakubahwa Jeannette Kagame yujuje mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Muhawe ikaze rero. Gusa mbere yuko tubatangira kubatembereza ino nzu, hari ibintu byinshi by'ingenzi kandi ugomba kubanza kumenya. Iyi nzu ikaba yarubatswe n'umwenjeniyeri waturutse Paris mu Bufaransa. Uwo mwenjeniyeri rero watsindiye isoko ryo kubaka ino nzu iri mu gishushanyo cya skeleton, nanone kikaba kimeze nk'igishushanyo cya dragon, akaba yaraturutse mu Bufaransa. Uhawe ikaze rero, reka dutangire tubatembereze bimwe mu bice bigize iyi nzu ya nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yujuje umujyi wa Nyamata mu Bugesera. Nk'uko mubibona rero rwose, iyi ni salo y'iyi nzu. Murabona ko rwose ari salo nziza cyane y'icyitegererezo. Nk'uko ukomeje inyuma, iyi ni korodoro y'iyi nzu. Murabona ko rwose ari inzu y'icyubahiro rwose, inzu ikwiye Madame Jeannette Kagame ndetse na Perezida wacu Paul Kagame. Iyi ni inzu rwose y'icyitegererezo nk'uko murimo muragenda muyibona. Iyi ni korodoro yayo uzamuka ugana hejuru inyuma hayo. Iyi nk'uko murimo murayireba, iyi ni salle à manger, ni ahagomba kujya hafatirwa amafunguro nk'uko murimo murabireba. Rwose aha ni ah'icyubahiro kuko hakwiye Madame Jeannette Kagame. Iyi ni salle à manger, murimo murayibona imbere y'amascreen yanyu, kuko iyi salle à manger nk'icyo twayikubwiraho rwose ni salle à manger yaguye ifite umwanya uhagije. Iyi aha murimo murareba n'amaso yanyu, iki ni igikoni. Uko murimo murabibona rwose, iki ni igikoni kigezweho cya mbere gikwiye koko inzu y'umunyacyubahiro kazi wacu cyangwa se n'umunyacyubahiro wacu Paul Kagame. Iki ni igikoni cyo gutekeramo kandi kigezweho. Aha rero murimo murareba n'amaso yanyu, iyi ni dushe. Iyi ikaba ari dushe igezweho rwose mu buryo buhagije kandi mu buryo bugaragarira buri muntu wese. Iyi dushe rero nk'uko murimo murayibona ni dushe ya kijyambere igezweho koko. Iyi ni inzu ifite n'icyumba gihagije cyaguye kandi cy'imyidagaduro. Ni icyumba gifite idirishya rigana ku kibuga cy'indege rwose, dore ni ahantu hitaruye ureba umujyi wose wa Nyamata. Iki ni icyumba rero gifite n'umwanya wo gukiniramo biyari nk'uko murimo murabibona, mu gihe umuntu akeneye kuba yaruhuka mu bwonko cyangwa se akeneye kuba yatekereza neza. Iyi ni inzu rero ifite ibyumba byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byumba ni ibyumba rwose binini kandi bigaragarira amaso, bifite isuku kandi bikeye. Iki nacyo ni kimwe mu byumba bigize iyi nzu ya Madame Jeannette Kagame. Muntu rero uri kureba ino video, inzu nta yindi, dore inzu niyi iri mu gishushanyo cya skeleton, ikongera ikagira ishusho ry'igishushanyo cya dragon. Iyi nzu rero ni inzu y'akataraboneka, yubatswe rwose n'umwenjeniyeri waturutse mu gihugu cy'i Paris mu Bufaransa, akaba ariwe watsindiye
iryo soko ryo kubaka ino nzu y'akataraboneka. Iyi rero ikaba ari inzu y'akataraboneka yuzuye itwaye akayabo k'amamiliyari atagira ingano. Icyo twakubwira rero kuri Madame Jeannette Kagame ugomba kuba wamenya, icyo twakubwira rero kuri Madamu nyakubahwa wacu Jeannette Kagame, wakwibaza uti ese amafaranga angana nk'uku nguku akoresha ibi bikorwa bye bigiye bitandukanye cyangwa se agenda ashora mu mishinga igiye itandukanye, wakwibaza ngo ayakura he? Icyo twakubwira rero gitandukanye cyangwa se utaruzi utarumenyereye, ni uko ari we ukuriye umuryango wa Imbuto Foundation. Uyu muryango rero wa Imbuto Foundation ni umuryango ushinzwe kwita ku bakobwa babyaye iwabo cyangwa se babyaye batujuje imyaka. Uyu Madame Jeannette Kagame ndetse na Perezida Paul Kagame bakaba bafitanye abana 4. Icyo twakubwira rero utaruzi cyangwa se utarumenyereye, uyu ni umuryango ugizwe n'abantu 6. Uyu ukaba ari umuryango ukunda kubaho wishimye, ukunda kubaho useka, kandi mu by'ukuri koko nicyo kintu kiba gikwiye kuruta ibindi. Madame Jeannette Kagame rero iyo nzu ikaba yaruzuye itwaye akayabo k'amafaranga y'u Rwanda atagira ingano. Iyi nzu rero Madame Jeannette Kagame yujuje mu mujyi wa Nyamata, ikaba ariyo yiyo murimo murareba imbere yanyu muri screen zanyu. Iyi nzu ikaba byitezwe ko izafungurwa ku mugaragaro mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024. Ikaba ariyo nzu bateganya kujya kubamo muri uyu mwaka turimo mu mpera zawo, bakaba bazatangira umwaka wa 2025. ariyo nzu rwose barimo bariberamo mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Mu by'ukuri rero ibindi tuzajya tugenda tukomeza kubiganiraho mu nkuru zacu zigenda zitaha. Niba rero umuntu uri kureba ino video utarakanda subscribe, iki nicyo gihe rwose utava kuri iyi YouTube channel utakanze subscribe, kubera ko subscribe yanyu ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Bityo numara gukanda subscribe ufungure n'akazogera kugira ngo inkuru zacu zose tugenda dukora zijye zikugeraho kandi zikugerereho igihe. Umuntu wakoze subscribe rwose nawe utubaye kure rwose, tugukoze mu kiganza rwose, tuguhaye respect rwose, uri umuntu w'umugabo. Ibindi tuzatugenda tubivugana mu nkuru zitandukanye kandi zizakurikira nyuma y'ingiyi. Niba rero ino video hari icyo igufashije cyangwa se hari icyo ikubwiye utari usanzwe uzi, ntuve kuri ino YouTube channel udakanze subscribe. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Ibisigaye Imana ijye iduhana umugisha. Tuzasubire muri video itaha. Mwari kumwe na wa munyamakuru wanyu ariwe James. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.